ngewe Scovia Mutesi maze kumva icyo amategeko asaba abashyingira ni wowe uheruka bivuga niyo mpamvu mvuga ngemeye nta gahato ko runaka ambera umugabo tukazabana nk'uko twabyiyemeje. urumva umwanditsi w'amategeko icyo yadukoreye yadusizemo aho hagati nimwe mubiturutseho. nta muntu n'umwe wagize uruhare mu mishakirane yanyu cyane ko itegeko ryacu ritubuza abantu bungukira mu mibonano mpuzabitsina y'abandi. ubundi uriya muntu uca inkwano bamuha nk'akazanga kuko ataregwa kungukira mu mibonano y'intuza. Buriya yaba yitwikira ikote ry'umuco. Buretse gato niba itegeko rivuga ko kizira kikaziririzwa uwabikoze abakoze icyaha kungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi, umusore akazi wawe Samu gusaba akavuga ati genzakwa inkimwe ba data na ba data bacu bakavuga bati niba zitabaye eshanu ntabwo Mutesi ava. Yaraze hagamije imibonano mpuzabitsina umuntu gushinga urugo. Cyane barushinga kukize mwisanzure bagenzurwa na Gasipari. Impamvu Samu hano twakoze ikiganiro gisobanura impamvu umugabo n'umugore bajya kubana. None reka tubyihorere ariko ntiwabyita gutyo cyane kandi niba rero umusore cyuri ntuzi babaza mwe niki mu rugo nta gihura abona umuntu yarongoye umukobwa usa nanjye afite mushiki we yarabaye Miss kuki atagumana nawe niba ashaka kureba ubwiza bw'umukobwa akaza akabatura Scovia bakamuzana baturamuzanye Miss Sogoro ariko we yaramurebye abona ni ikizubatsuba yasizeyo mushiki wabaye Miss wari wisi. None se bukwe wanze nka se bakamuha bakwiye kumureka kungukira mu ki mu mibonano mpuzabitsina y'umwana we kuko impamvu yo gushaka nishingiye bameze nk'aho umwana bamuhataga. Bamuhata iki? Kujya kubana n'uriya mugabo. None se niba bamubwira bati Samu ufite inkimwe ntumwemere wemere Dieudonne ufite 5 ubwo bamukorera iki? None bintu mureke twe kubiganirira muri sari wacu tubiganire mu mategeko kuko muri saro kera icyo bahabaga umubyeyi yaravugaga ati mwana wanjye uyu mugabo ni imfura mu mico n'imyitwarire dore muri bato uzi gituma badusabira umugisha bakavuga ngo muzabyare kobwa na hungu muzatunge mutunganirwe baba bazi ko abantu bagiye kubana ntacyo bafite usibye urukundo n'imbaraga kuko bakiri bato mugashyira hamwe mugakora mugatera imbere mukabyara abana mukwiye kurera. Ariko baranza bakamubaza ngo ufite iki wa mugani wa Pastor Antoine ati umukobwa avuga ngo umuhungu udafite inzu ya etage i Kigali ntabwo tuzabana uwo nta uzabona uzabona ungana na Antoine kuko imyaka yakoze yubatsemo etage. Niyo mpamvu none umuntu muvanye kuri kaminuza urashaka ngo bakuyeho etage iyo ni yase ushaka ntabwo ari none kuki ushaka ko umusore ugiye kugushaka agomba kuba afite etage wowe ufite iki ufite uruganda wamushakaga kurusha uko yagushakaga. Ni ukuvuga ngo ikiriho ni ikirere abantu bashaka imitungo n'ibya mirenge n'ibintu byinshi birimo n'ababyeyi bakosha nimufata inguzanyo muri banki baguha amafaranga ukabigura ntabwo umukora ari banki bakuramo ubukungu ntabwo umukazana ariko mukagukijije se n'ibyakihuta nta wanze ko umwana akiza umubyeyi cyangwa se bukwe ariko akwiye kubikora niba yaraje agasaba iwanyu agasanga wenda aho mutuye leta yabashyize ku rutonde rw'abagomba gushakirwa icumbi ariko yamara kuba umukwe agasanga afite ubushobozi bwo kukubakira umudugudu ibyo bintu ninde utabishimira uwo mukwe cyangwa umukazana ariko niba wahageze akaza akavuga cyane mu ngo z'abakomeye ni ukumenya ngo mbere yo kuba nyiri cyubahiro warinde nyoko bajya kumusaba bamukoye iki ku buryo wumva abantu bose uwaje gusaba iwawe agomba kuza ari kuri level wagezeho. Ubuze icyo baba kibaye mwamushaka ngo abana b'abakungu bashyingirane byo no yavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanye wowe gacwawe ariya rero mushaka kureshyesha hari igihe abareshya mu byo mutunze ntareshye mu mitima. Inyamirambo ku rukiko ntidusanze hari ngo hatandukanye ibihumbi bingahe ejo bundi 300 abo bose muri 300 ni abakowe 100 gusa cyangwa 500 harimo na miliyoni 3 harimo n'ubwabereye Marriott bafunga hoteli yose baravuga batabandi mwese mu mwere hari irafunze batumwana abantu ntuzararongoye mwo gacwamo none Scovia kwa runaka batubonye umukwe
ariko mu by'ukuri ugize ute ubonye ikishe umwana wawe arashyinguye umukwe ari imageragere cyangwa umukazana. Dusubize igicumbiro niba umugore ashaka ko bagurisha n'ibitenge bahaye umugore mu mpano, none se aho kugira ngo babure uko bishyura, sibyo? bamwe bazaze mu ideni baje kubateza hejuru umudugudu cyangwa akarere gahurura abageni bamaze ukwezi kumwe. uyu mugore nta mutima agira, yari ataraba umutima w'urugo, yari akiri umutima wo ku mihanda hanze aha. iyo urugo utuma ikiri mu nzu kidasohoka, urumva? iyo uri mu rugo ukiri mu nzu iyo kigiye kubura kinga, gukena si ingeso. aba bantu ko ari ab'igicumbi ubukwe iyo bubera iwabo ku mbuga, akajya gusaba rero ifoto ikaza irimo ibisharagati by'iburagasani. ubu noneho ko ifoto yaje rero irimo itente imeze, irimo itente n'amawuwa n'indabo zose zaka. ubu uyu mukobwa hari kuri gereza muri ribu ziracyakayo. uyu mugabo ahari kuri bombona ashiramo umwuka ugaruka, muganga akomeza agerageza nk'uko umuhanzi yabimbye ngo iminsi y'icumi, ubu indabo ziracyaka. none iyo bahagarara bafata munsi y'urugo iwabo bagatera ibiti basabye meya akababwira ati nimuduhe ibiti mu nturusi dutere inkingi duhambireho. dore ubu nta nubwo turi mu gihe cy'imvura, ubukwe bukaba izuba rirenga ku mugoroba, dore ko Gicumbi bifite akayaga gakonje. ntabwo baba bwatashye, ubu ntibaba bagiye, ababyeyi ntibaba bagiye gutekesha abageni. aba bantu babafunze batarajya kubatekesha, nta cyumweru kiraje ntibatwikuruye. ndagira ngo mwumve kandi kiri ku mukungu w'ino kiri no ku mukene w'ino. ishingiro ibi ni ikibazo cy'uko dushaka kuba bo tutari bo. ariko rero mwese ko avuga nk'ubu nituriye ibyumba, bakambwira batabasirimu bose batura Nyarutarama Kagugu. so njyewe niyo mpamvu ku itariki 29 nzaba ndi muri Rwanda shima Imana. none wowe mwese ntimwicaye mu nyumva, abanyaro babwira ati nyamuneka shima Imana nishima FPR. we yabivuze nk'uko abyumva ko igitekerezo cy'umuntu kibuza, ariko iyo ushima Imana, Imana ifite abakozi. mwarimu wanyigishije niba ndimo gushima Imana ko uyu munsi mbasha kubona icyo nkora kuko nahuye na mwarimu, ndashima Imana nkashima na mwarimu. Imana yatije ubuzima akamfasha. niba na hari umunsi nari ngiye kuburara nkabona akazi, ndashima umukoresha nkashima n'Imana yamukoreyemo akampa akazi, niyo yantije imbaraga zo gukora bakabona. hafi aho yavugaga nibyo avuga, wenda watanze ubutumwa we ntiyabyujuje, ariko jyewe ndavuga ngo dushima Imana n'abakozi b'Imana n'abemeye kuba abakozi b'Imana. reka abakozi b'Imana ntabwo ari ba pasiteri gusa, hoya ni umuntu wese wahisemo ko umugambi mwiza kuri jye unyura muri we. ni neza y'Imana, ni neza y'Imana yakoreye muri we. kubemera Imana, kubatemera Imana bemera abantu bonyine, ariko uwo muntu nawe twemera tumwita imfura. ubu ku cyumweru nimagoroba bavuga ngo jyewe Scovi ndashima Imana ko mfite aho ntaha nkabasha kugaburira abana banjye ibyumba tukaryama, niba ari ibyumba hirya mu misozi miremire. utuye Irebero aho yitegeye Kigali yose yaka, urabireba amashanyarazi atagira uko asa amumurikiye. niyo ngashima Imana nturutse hejuru ya mu mibyuko azavuga ati nk'uyu arashima Imana iki, ariko uzi imbere y'uko ngera hariya nari he hasa. wowe niba waragiye Irebero ukajya mu mazu ya mbere meza, wari ushobora kuba waraje uvuye mu Muhima